Ndagusuje cyane aho ukurikirana CTV Rwanda umunsi ku wundi, nizere ko umeze neza cyane kandi uri gusoza umwaka 2024 amahoro n'iminsi mikuru nayo kaburi kuyiziza neza cyane. Nge ndi Clement Ndayisenga, ndakomeza n'ubundi kukwifuriza gukomeza gusoza neza uyu mwaka 2024 kandi winjira mu mahoro mu mwaka 2025. Nyemera rero muri aka kanya nkugezeho inkuru zigezweho ziri kuvuga mu bitangaza makuru bitandukanye byandikira hano mu Rwanda. Mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, umubyeyi yaburiwe irengero nyuma yo kuraga abana be imitungo ye. Inkuru kinyamakuru Museke ivuga ko uzamukunda Beatrice w'imyaka 50 y'amavuko wo mudugudu w'Umucyo, akagari ka Kigarama, murenge wa Gitega, akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, yahamagaye abana be batatu babwira imitungo ye nyuma abaza kuburirwa irengero. Inkuru y'Umuseke ikomeza ivuga ko kuwa kane tariki 26 Ukuboza 2024 uyu mubyeyi w'imyaka 50 y'amavuko yahamagaye abana be batatu abaganiriza ku by'imitungo y'urugo irimo inzu, ibibanza afite mu mujyi wa Kigali ndetse n'amafaranga afite kuri za banki abitsamo zitandukanye. Ayo makuru avuga ko ibyo yabwiye abana be mu magambo yaje no kubishyira mu nyandiko ayisiga mu cyumba yararagamo, aragenda atavuze kuva ubwo ntiyagarutse. Bamwe mu batanze amakuru babwiye Umuseke ko bamenye ko yagiye ari uko abana be batatse ko yatinze kubyuka, bajya kumureba mu cyumba baramubura. Umwe muri bo yagize ati abana binjiye mu cyumba basanga yahasize indangamuntu na telefone ye ngendanwa n'inyandiko igaragaza imitungo ye yose. Uyu avuga ko bikekwa ko kuganiriza abana bijyanye n'imitungo ye yabitewe n'ikibazo yagize batabashije gusobanukirwa, kuko ngo mu busanzwe yari muzima kandi nta n'uburwayi yari afite. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega Mugambire Etienne yabwiye amakuru Museke ko babwiwe amakuru ko yaba yaravuye we mu rugo saa moya za mu gitondo yerekeza ahantu hatazwi kugeza ubu. Gitifu Mugambire avuga ko nta kibazo uyu mubyeyi yari afite kuko busanzwe yakoraga mu bitaro bikuru bya kaminuza CHUK nabyo biherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Mugambire anavuga ko barimo kunyuza ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga bamurangisha. Izo mbuga nkoranyambaga zitandukanye rero zihuza umubare munini w'abantu n'abayobozi kugira ngo bamenye niba koko hari umuntu waba waramuciye iryera. Gitifu Mugambira navuga ko bamenye amakuru ko atari ni wabo i Rubavu havuka, kubera ko ngo yari yagiyeyo mbere y'umunsi mukuru wa Noheli, ndetse akaba atari no kwa sebukwe kuko umugabo we yatabarutse, ariko no kwa sebukwe siho aherereye. Uzamukunda yapfushije umugabo mu myaka ishize amusigira abana batatu. Gusa umuyobozi w'umurenge wa Gitega avuga ko afite abana babiri yasigiwe n'umugabo. Kugeza ubu ngubu rero akaba ataramenyekana ahantu yaba aherereye. Tukiri kandi ku nkuru nazo umuntu atumva ibyazo cyangwa usoma ariko zikagutera urujijo, nuko hari n'inkuru n'ubundi yatangajwe ivuga ko hari umugore wahohotewe rwose byamfura mbi mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Akaba ari inkuru usoma ugasesa urumeza. Akaba ari inkuru ivuga ko mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga mu kagari ka Gagasa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 27 Ukuboza 2024 abaturage muri ako gace batunguwe no kubona umurambo w'umugore wishwe urubozo n'abatarahise bamenyekana, aho imyanya myibarukiro yangijwe bikomeye hakoreshejwe icupa, banasanze rikirimo anambaye ubusa buri. Ahangaha umuntu ashobora kuba kwibaza ati se yaba ari uwo nguwo, ariko nanone ubwo inzego zibishinzwe ziraza kubihuza zirebe yuko aya makuru afite aho yabahuriye. Ariko umuntu waba wabonye izi nkuru zombi ashobora no kuba yabihuza, ariko kumva ko ari ibintu bikomeye. Kizira gikomeje kwiganza hera gufata umuntu ukamuhohotera byamfura mbi mu buryo nk'ubwo wavuga bwa kinyamaswa. Ubona yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Niba ari uburyo bw'imihanire bushobora kuza kongerwamo imbaraga, kuko urabona ko ibikorwa by'ubugome, ibikorwa by'ubunyamaswa bikomeje kugenda bigaragara hirya no hino mu gihugu, abantu bica abantu babahohoteye,
abantu bica abantu mu buryo bukomeye, mu buryo nk'ubu ngubu wavuga burenze ukwemera. Ukabona ko ari ibintu bikomeye muri rusange, umuntu atabura kuvuga ko ari ikibazo gikomeye, ariko inzego zibishinzwe nazo zigomba kureba igikwiye kigomba gukorwa no mu buryo bw'imihanire, akaba bakongeramo n'abatatinya kuvuga ko igihano cy'urupfu kigomba kuba cyasubizwaho ku bantu bamwe na bamwe usanga bakora ibintu nk'ibi ngibi birenze ukwemera. Nyemerera dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko umunyamakuru Habababyeyi Pascal agiye gushyingurwa nyuma y'uko yatabarutse kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Umunyamakuru Pascal Habababyeyi arashyingurwa kuri uyu wa gatanu tariki 27 Ukuboza i Rusororo mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, mu masaha ya mbere ya saa sita kuri uyu wa gatanu muri paruwasi Regina Pacis i Remera mu mujyi wa Kigali. Ari kubera igitambo cya misa cyo kumusezeraho cyo kumusengera no kumusezeraho bwa nyuma. Ni nyuma y'uko umuryango, inshuti n'abavandimwe bamusezeyeho iwe mu rugo ku Mumena Nyamirambo, aho yari atuye mu mujyi wa Kigali. Yitabye Imana kuwa gatandatu tariki 21 Ukuboza 2024 nyuma y'uburwayi bw'igihe gito bwahise bumuhitana. Yarazwi cyane mu itangazamakuru mu kiganiro yakoraga kuri radio na TV10 gisesengura amakuru yasohotse mu cyumweru, kikaba cyitwaga Ahabona. Yarasanzwe kandi ari n'umuyobozi w'itumanaho ndetse no kwakira abantu, customer care. Ubwo ni communication and customer care, yari deje wa communication and customer care mu bitaro bya kaminuza CHUK mu mujyi wa Kigali. Yaramazemo igihe kitari kinini cyane. Uyu munyamakuru kandi yatabarutse yari afite ubukwe ku ya 26 Ukuboza 2024, bivuze ko yagombye kuba yarakoze ubukwe ku munsi w'ejo hashize kuwa kane tariki ya 26 Ukuboza uyu mwaka 2024, ariko ntibyakunze ko ubwo bukwe buba kubera yuko yaje gutabaruka buri minsi 5 kugira ngo ubwo bukwe bube. Havuzwe byinshi bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga byagiye bitangazwa, ariko umuntu atafitiye gihamya bivuga ko n'ubundi ashobora kuba yarahumanyijwe n'uwahoze ari umu ex we, ngo ari naho yanditse amagambo avuga ati nta kibazo twese tumuhombe. Ariko ibyo ngibyo ntabwo NCTV Rwanda yabashe kugenzura mu buryo bwimbitse niba koko ibivugwa byaba bifite ishingiro. Ariko nanone mu Kinyarwanda Abanyarwanda nibo baca umugani bati burya nta nduru ivugira ubusa imusozi. Ngo rero umuntu yakwihanganisha umuryango we muri rusange muri ibihe by'akababaro urimo, ndetse n'uwari umugore we muri rusange, kuko n'ubundi n'umugore we kuko baramaze gusezerana mu mategeko. Urumva ko agahinda ni kose ku muryango ndetse n'inshuti za Habababyeyi Pascal, warangwaga no gukunda abantu ndetse akagira urugwiro. Ibikorwa bye birimo no kwitangira abandi. Ubwo twizere ko Nyagasani amwiyereka iteka akaruhukira mu mahoro. Ndagushimiye cyane gukurikira amakuru n'ibiganiro NCTV Rwanda ikugeza umunsi ku wundi. Nitwa Clement Ndayisenga, nkwifuje kugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.